Iya turatangiye muri kumwe na Didemana yakiza ati wa connecting the gospel feed nguhuriza amagambo ukabyumva. Hanyuma gahunda ari iyihe? Kwiga uryoherwa ubundi ukabibaho ntacyo byari bimaze kwiga warangiza ugatera iriyo. Iya nibyo gahunda having fun while learning and then living cyangwa se samizana prena ensuite le vivre niko bimeze. Njya dutangiriye tureba n'amana kiri bibembe niyo filime tugiye kureba. Niyo filime tugiye kureba dutangiye kandi nibande dutangiranye. Tutangiye mu kibaya cya Aramu Isiriya mu myaka 840 mbere y'ivuka rya Yesu, hafi igihe cy'aba Eliya kivuyeho. Twarabonye Eliya n'umupfakazi Sarifati yo ni mu myaka 850 mbere y'ivuka rya Yesu. Muri Siriya ku batayizi ni igihugu cye cyarasa nkaho gikoronije Isiraheli ya ruguru, imwe igizwe n'imiryango 10 ya Isiraheli. Iyo ikaba igihugu Siriya ikaba igihugu cyakoreshwaga nko mu guhana igihe Isiraheli ya ruguru yabaga yigize nabi. Niko byabaga bimeze. Niyo tubona abami nk'aba Ahabu n'abahanuzi ba Eliya iyo nkuru murayizi. Niyo Isiraheli ya ruguru. Sasa harugwaje n'umusirikare usigaranye bangaye mu mutwe wawe. Basirikare 23 n'impunzi 16 zasigaranye natwe. Ngo ntabo wahombye ngo ntawe. Ngo byiza cyane bivuze ngo ntabwo yapfishije abantu. Ni mu rugamba bavuyemo. Sasa hari abafashwe bimenya ubunyago. Bafashwe ari bazima mu rugo rugamba. Bamwe bari gutotezwa mbonye makana kari kubuza ngo reka kana kari gutangira ngo barakajugunye nta mbaraga gafite umuntu hageze sa nk'ari umusikire mukuru tanaga wa wundi wari uguteza rwa Siriya muri ba bantuza bafashwe nk'imbohe. Sasa harimo akana gato kagakobwa kwa muntu uje nk'ari mukuru wabo babaza bimeze bite mu raporo ye. Ararwaye reba ku mubiri we, reba no mu maso ararwaye. Kumwe n'abamunyi n'abandi basirikare ayoboye, kakana kagiriye imbabazi kuboko nako kagira gute. Tuvuye aho ngaho umunsi umwe Abasiriya bagenda n'ingabo bafashwe bunyago. Hariho agakobwa ka Isiraheli ako ngako kabaye akaja ka Mukanamu umukuru w'ingabo za Isiriya. Kubera ko nuza Namani uwo niwe Imana yakoreshaga itabara neshereza Abasiriya. Nabi babwiye dutangira igihe Isiraheli ya ruguru yigiraga nabi, Imana yayikubitishaga Siriya. Ko Namani ararwaye kandi yari umugabo w'intwari, ndetse Imana niwe yakoreshaga kaneshereza Abasiriya. Ariko reba none yere kubw'ibyo ararwaye. Ubundi mu Isiraheli ubaga urwaye biriya bintu ntugere mu bantu witwaga kuhumanye. Yewe we ngo mugende. Iyo nkuru wayibona neza mu gitabo cy'abami, cy'abami ibice 5 ngo wayisoma. Wowe ni inkuru iryoshye. Umufasha we ntabwo ibintu biri kwa kumutware wabyishimiye. Ntabwo ari iki. Namani aramuhamagara. Kakajira ke yagira imbabazi. Ese abaganga bari gutekereza iki? Ntugomba gutakaza ibyiringiro. Buri gihe hagomba kwaha ibyiringiro. Ugomba kugira umufasha gukomeza igihe wagize. Uri umugabo mwiza kandi hubashywe. Uri umugabo ufite agaciro kanini. Wabwiye ngo afite agaciro kanini. Ndi umubembe. Subiza umugore we kandi umugore yawe kugerageza kumukomeza.
birababaje, birababaje biramurya. Kaka Jake nako mu Bisiraheli mubyibuke. Kagiriwe imbabazi na Namani. Umusirikare umwe yari mwarabibonye. Sasa nako iyi nkuru yagomba kugakora ahantu ku mutima. Habona nyirabuja ari hararira. Yari kugerageza kugororamo ibyiringiro umugabo we, ariko umugabo we ibyiringiro byo ni ntabyo. Buri ndwara yari ayirwaye igihe kirekire birumvikana. Sasa Kaka Jake, Fasse Dieu que mon Seigneur, si mon Seigneur était auprès du prophète, kuki bahita databuja ari bugufi bw'umuhanuzi Samarie, w'i Samariya, le prophète le guérirait de sa lèpre. bw'umuhanuzi yakiza ibibembe bye, kiza cyo kubaho abantu b'Imana. Sasa iryo jambo fasha we riteye mu gutwi. Zandiko zirahererekanwa. Ni biki? Naaman alla dire à son maître, Namani iyo nkuru ayibwira la jeune fille du pays sebuja. d'Israël a parlé de telle manière. Ibyo umukobwa we muri Isiraheli yavuze. Et le roi de Syrie dit, Umwami wa Siriya aravuga, va, genda rends-toi à Samarie, ujye i et Samariya, j'enverrai une lettre au roi d'Israël noneho nzohereza afin qu'il le guérisse. umwami de wa son lèpre. Isiraheli ibaruwa kugira ngo azagukize ibibembe Après avoir lu la byawe. lettre, Nyuma yo kubona le roi ibaruwa, d'Israël déchira ses vêtements. umwami yitanyuririzaho imyambaro umwami wa Isiraheli. Kumbe umwami wa Isiraheli yatekereje ko umwami wa Isiraheli ari we wakiza. Njye ndi Imana. Pour faire mourir et pour faire vivre, Ngo kugira ngo nice kandi mbesheho. qu'il Yewe s'adresse we. à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Gute yanzanira umugabo ngo mukize ibibembe. Sachez donc Mva mumenye, et comprenez musobanukirwe qu'il kandi. cherche une occasion de dispute avec moi. Kari gushaka impamvu zo kunyendereza. Yewe we, umwami wa Isiraheli yatekereje ko umwami wa Isiraheli ari we. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi Elisa, d'Israël avait déchiré ses vêtements, umuntu w'Imana amaze kumenya ko umwami wa Isiraheli yicireho imyambaro, pourquoi tu déchires tes amutumizaho. vêtements? D'aller s'y laver. Laisse-le venir à moi. Kubera iki wiciriyeho Il saura imyambaro, qu'il y a un mureke aze. prophète en Israël. Icyo gihe nibwo bazamenya yuko hariho Naaman umuhanuzi vint muri avec ses Isiraheli. chevaux et son char. Namani agenda we Et il s'arrêta à la porte n'amafarashi ye de la maison n'amagare, d'Élisée. ahagarara ku nzu ya Élisée lui ya fit dire Elisa. par un messager, Elisa amubwira binyuze mu ntumwa, mbabarire intumwa, Va, mesaje. va et lave-toi dans le Jourdain 7 fois. Genda wiyuhagire muri Ta chair Yorodani redeviendra saine inshuro 7 umubiri wawe et tu uramera neza, seras pur. ubundi were. Yeee. Yeee. Je me disais, Nibwiye ngo wewe Namani, il sortira vers moi. nibwiye yuko arasohoka ansanga, Il se présentera lui-même et il maze akikira invoquera le nom akasubwe, de l'Éternel, son Dieu. akinginga izina ry'Uwiteka Imana ye, Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. maze agashyiraho ikiganza, maze akankiza ibihembo banza Eliya, Namani, we ari mu bihe by'ubu ngubu babantuza bitwa ngo n'abaprofete, bo ngo baba bafite n'ibiganza bishyushye, bakimurazikaho ubundi bakayamurya. Ibyo bintu ntabwo byanejeje Namani. Kumbe ntabwo bazi Imana ngo gukora byanyuze mu bintu byinshi. Ikibikeneye ni ukwizera kwawe, ubundi kagira ute gakora ibitangaza ukabibona. Les fleuves de Damas, Ese imigezi l'Abana ya Damasi et aussi le Abana pourpare
ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? na fapa mbese ntabwo ifite amazi meza aruta y'inzuzi za Ne Isiraheli? pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? sinari kuyogamo nkera nkakira kubera icyo yari kunze na koga muri ibi bizi byahaga bya Isiraheli ngo ni Yorodani. Buriya niko yibwiye ngo ubu ni ubutubuzi nk'ubundi, buriya niko yatekeye, cyangwa se ngo ni ukunsuzugura ntabwo bazi ujya nubatswe, buriya niko yibwiye. arazi yuko baragira. Monseigneur, databuja, Monseigneur, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ese iyo umuhanuzi agusaba ikintu ne l'aurais-tu gikomeye pas fait? ese ntiwari kugikora? no mu basirikari be, Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? none ukumva ibyo wabikora biruhijeho icyo yavuze Lave-toi dans le Jourdain, et tu seras pur. ngo iyo uhagire muri Yorodani ubundi uraza kwera. Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Niko wabikora biruhije, kako gakoroshye yakubwira ibikomeye ko ari kubikora, none kakubwira koroheje ko warushya kubikora bingana iki? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Wabikora bingana iki? Sarabikora cyangwa katurebe? yewe we murabibona namwe. ubaye uri kureba iyi filime utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, tebuka pfa rwagutwara igihe icyo ari cyo cyose, kandi nyuma y'urupfu biba birangiye. Mwarabibonye tureba no Sona Notre Dame. kwiye kwakira Yesu Kristo ukicaza icyo wicaranye, ukamenya yuko igihe ukuwe muri uyu mubiri uzamusanga. filime zacu ahandi wowe wazisanga kuri YouTube channel Gospel Kinyarwanda ndetse na Traduction de l'Evangile. Kuri TikTok zibari nkeya cyane, yaho hantu nko wagenda uzikura. Yiyuhagiye inshuro zingahe? Dore uburyo yari ameze we, ibisebe reba ku maboko ye. Yiyuhagiye ubanza yari iya nyuma, ntabwo nabaze kwibira. igitangaza cy'Imana biba handi ku maboko, guhita biba muri uwo mwanya instantly. muri uwo mwanya ni Imana. ngo umubiri wawe ngo wahise uba nk'uw'umwana. comme la chair d'un jeune enfant, ataba pure, arahumanuka. Yaje kumufasha we, umufasha we kumureba, iwe we abona ahubwo yabaye umwana mutoya, umubiri we wabaye nk'uwo mwana mutoya. Yahise avuga ngo yahise abona ari ibogari cyane buriya. Mwabonye ikiza cyo kubaho abakozi b'Imana. Yego we. ngo nano Namani ngo we yahise avuga ngo nta yindi mana ibaho. Ahita abwira nuza Elisa ngo namufatire, ngo namuhe ubutaka bwo muri Isiraheli, ngo nibwo azajya atambiraho igitambo, ngo kuko nta yindi mana ikwiye gutambira igitambo usibye Imana ya Isiraheli. Ndetse aravuga ngo ijya sebuja amubwiye kujya gutambira ibindi bimana byitwa niba rimo, ngo Imana izajya imubabarira, ngo kuko nta kundi ntabigenza, ngo ariko izajye imenya yuko ari yo mana kuri we. ngo Namani yasubiye kwa Elisa aramubwira, dore menye ko nta handi hari Imana ku isi
nk'iri usibye muri Israheli. Nk'aho byumvise waza filime iri kugera ku musozi Redemana kiza mwese muri Kristo Yesu wayikunze iya akamenyetso kayigaraza kuyikunda nyuma tuzasubira nawe utaha. Kristo akomeza kubaza ibyiza y'amahoro atanga ibitari nk'uko abisi batanga akomeza basage emenage vude à la prochaine.